Yemu. Kasa. Niko. Yewe. Mata. Parikano. Havize utamugonga. Musanze hano. Ako motari wayango nta bwenge ndikukubwira ngo musanze hano. Ameze gutya. Tukwibaye twanze. Shobora kuba ari nk'umuntu urwaye wenda ari no hano muri quartier. Mukozi ibiki? Mwari muri kumwe se? Hoya. Nisheri wawe ihureka tumujyane kwa muganga ariko kuburana iki? Oya, wowe tonze. Iki? Ngiye guhamagara polisi. Okay, ihamagara. Ntago ngiye ibi bintu. Ihamagare nyine. Nene se ubundi bigenze bite kugira ngo utangiye kwigira joro. Fata umuntu se mukubite kuri moto mujyane kwa muganga nazi ngo byagenze. Okay, reka mwiterurire mwijyane. Uramujyana se umuteruye? Ahubwo se nta n'amazi ugendana ngo kuzika ibi bintu wabizira. Shamota uretse. Witonze ariko wajya utwaza ibintu. Nese urareba umuntu aho reba nk'umujyana ni hajya do. Nanjye ko ndi kugira ngo mufashe. Naho umusanze hano ameze gutya. Ni gutya. Reka nkwereke. Tugiye kumujyana kwa muganga ko ninsanga harimo amanyanga. Ibi bintu biki. Amanyanga se yiki? Kata moto nkwereke. Kata moto tu. Reka mbanze mukweguze. Kata moto. Genda ukate moto ariko ngenda ariko wowe gira uri kuba mumasha umuntu ufite ibiro bingana gutya. Ndamubasha se. Ariko we kata moto neza nkwereke moto. Musaza harimo amanyanga wa muganga. Reba. Ndebe iki? Gikatire iterekana ariko hafi ijya kudoka. Uyu muntu ego ko oya wowe uratwara sha. Okay. Uretse. Okay. Simuteretseho. Twagiye. Ariko reka kubwira basubira kunyandikira gutendeka. Umbase. Tugende mani jye ureka kuburana ubusa. Turaca hano mu gishanga hari n'igihe namushakira imiti nkabanza nkayimuvugutira mbere ko tumugeza kwa muganga. Ariko handi by'akavuriro ka Turize kari hano hepfo. Yashyira mfasha kasi. Hanyura muri kino gishanga. Hano mu gishanga hano. Niba ari ukunyura mu gishanga tugende na. Abapolisi banga. Utayambaye se. Reka nze nyamba. Wata mu igisha urano ari igishanga. Ku gishanga fresh. Kwaji tambika wo komeza igihe. Aya namanyanga mu byo kujya mbahe y'iki. Wowe umukobwa. Ifuti sijya. Umva mwana moto. Nubigira imikino ngewe ndi umuganga kandi mvurisha ibimera. Parika hano. Utari wamuvuriye hariya si ibimera nabikura. Rego umenye ko hano ari mu gishanga. Gira nyine mufate neza. Fata kasi kawe gutya fata. Neza. Mufashije fone. Wa mugabo we ndamutse sanza ari amanyanga ufite. Amanyanga y'iki ariko? Waretse Waretse ariko nkamuvuga. Abasore bemense mwihangisha ibintu byo gutera imiti abakobwa. Abakobwa ariko nkakubwira ngo umuntu sawa. Reka mparike ho. Ubundi uguramubasha. Ndamubasha ngende ku. Reka nze ubwo nagureba kunagara. Asha. Ubundi ibintu si ukwibebeza byanyura. Nagara ukwibebeza. Reka murambika hariya hagaragara muvure neza ariko. Ariko ubundi uramuvureka mbanze nanazimye moto. Tugende. Ariko reka negereze ndebe ibintu ugiye gukora. Rwose. Ndabona ko tugiye. Kanegereze ndebe kumuvurira he. Akabona tarebe. Ubwo ugiye kumuvurira hehera. Kandi ndi kugushira amakenga wa mugabo. Ndi kugushira reba ha. Uretse ushaka kugwa kandi Nose kugiye kumwicaza. None ibi ni ikibanyarwanda ibintu nahuye nabyo uyu munsi nasitaye ku kirangiti ndi kubyuka cyangwa kumugaramishije
reka banza afata akazuba rero nkwereke mbese ni kuvura saha cyaha ari kwa muganga buretse wowe uzi ikintu ugiye gukora wapi ntabwo amatelefone yanjye hano nkwereke akira umva ukuntu bigiye kugenda ugiye kwihangana ubanze unshakire igicuncu urakizi mo hano hirya kibamo ni nayo mpamvu nakuzanye hano icyana cy'igicuncu si igicuncu 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 nk'iki ngiki ndi kubona igicuncu ni igiti mani mota reka nkubwire rero niba utari seriye umuntu dushobora gutinda kumuvura agapfa nyine mbwire igicuncu nyine nsobanurira ni igiti genda ukirebe gifite utubabi kiba gifite utubabi tubiri n'akandi kamwe munsi ariko bidafatanye icyo ubona bifatanye icyo kiraba ari ikibonobono wowe uratambikamo hano hirya urumva ngiye gushaka ukuntu mbamo ubutabazi bw'ibanze urumva mwongerera umwuka ngire gute nese uramwongera umwuka gute uramwongera umwuka gute ntabwo uzi ukuntu bongerera umuntu umwuka wapi gwiki mani igihe ntucakira igicuncu ugiye kumusomagura ngiye kumwongerera umwuka wa kino ntabwo umwuka bawongera mu kwaha ntabwo bawongera hano cyangwa mu gutwi gutya nibura gupompa gutya umutima ariko uri gutera ariko reka nyikuzane ijya gifite utubabi dutatu dufatanye ihute nari bireka nzi iwarira akaga karongo impumyi ihute ko nawe umujya hejuru ngiye kubarega mu buvuzi bw'ibanze we genda hariya hirya reba ufite amanyanga umva se mota ariko wagiye umenya ubu ngubu wowe nidusanga moto yakugaritse hasi reka ngufashe n'ubundi nagufashije kare ego rwana cya kimotari kiye kuwagiha ase ko ndi mbona ugaruka ukiri hehe ese ko wagira ngo uri gucungacunga ubundi umuntu yagiye kuvura umuntu yavura bari kumucunga icyo ntabwo ari cyo subirayo ubundi moto uri injiji genda hirya nyine jya kukirebera hirya ntabwo icyo ngicyo ari cyo urahitamo muri ibi bibiri mani reka nkwereke genda kuri kunyohera none se wagiye kuzana inuza nkavurira umuntu ugasha sigaho dorakira igicuncu cyawe siki reba utubabi tubiri tudafatanye n'akandi utubabi tubiri tudafatanye n'akandi kari munsi genda urebe ikindi kijya kumera nk'iki ariko cyo gifite utubabi dutatu twonyine kandi uce byinshi ndabivuga utarega ndamuha umutobe wabyo reka nkwereke tugiye kuvuga uti ibi ngibi kandi cyatari igicuncu iki se bacyita ngo iki mota umuntu arinze adupfana wabigenza mupompe marisha naho nongera no kuyo urasigana n'icyana kimeze gutyo jyaho bwa nyuma byibuze mare nk'iminota ibiri nako aho ukibona we tukiza nese kureba igiti bisaba iminota umuntu amara yo kureba umuti ngagenda rero umare y'umwe naribi wita ugaruka kandi wa mugabo ndi kugukemanga shagenda nje nabikubwiye kuva kare reba ubundi buzago wamuteye umuti ntabwo wamuteye umuti mota reka nkubwire sibyo reka niba tugiye gufasha umuntu tumufashe sibyo nje reka nkubwire uri bunyishyure ntiwongeye kunyita motari nundi njewe nari umuntu wigiriye mu kazi ndakwishyura genda umare hariya iminota 30 nureba ukuntu ngiye kumuvura wenda kwishyura yikisi niba wari ugiye mu kazi ngagenda ngewe ntabwo nabona umunyarwandakazi ari hano gucya bimeze gutya ngewe ngo musige cyo babagara ubutabazi bw'ibanze buhamagare uhamagare ngeze sibwo ndi gutanga nibwo uri gutanga ushaka ngo ngende iminota 30 ngo ibyo nurumva ari byo umukobwa n'ukuntu ariko reka nkwereka reka ngende
hanga ngo nazana igiti bita idore kirakizanye wapi iki nicyo gicucu hoja ginda ikindi bita ngo iki babarira ugenda ukizana nene se ubundi bakubwiye ko uzajya uvura nta muntu ukureba neze kwa muganga iyo bagiye kuvura nibamushyira mu cyumba bagafunga nago mva noneho uramagara hejuru ndi kuvura umuntu naga mva hakire cyangwa byihorere nago mva ngareka nkwereke genda bwa nyuma niba ugira ngo ndakubeshye ngwino nkikwereke turi na hano kinyereke nyirebe reba kano gati kano kari hano inyuma kariya uri kukabona gafite imbuto z'icyatsi kameze nk'iki ngiki kariya kafite akarabo k'umutuku genda ucane na kariya akarabo ngaho genda umva sinanirwa nanajya kuzenguruka ariko sawa ese wagiye udacungacunga ubundi urareba ukuntu ngiye mvura umuntu wagiye ndi kugenda nyine neza genda yewe tangiye no kubura umwuka genda ndi kumuvura uri mu biki kuri kumusamagura ni gucya bavura akira nakizanye ubundi uri igicucu ahubwo ubundi n'ufite ubundi ubundi umuntu yavura umuhagaze hejuru ngo reka nkwereke ngiye gufunga amaso amasegonda 30 nkuhaye ngo mwongerera uwo mwuka ndebe ariko nenda nafunga amaso kwezi mwongerera uwo mwuka ndebe umwubabeho cyane none se nawe umwongerera nta muri ho ngo umwongerere turebe reba ndamuvuye gusa ibyara akagambanisha wari uzi ko rero mbeshya ngo ngiye ngo ntago ndi umugabo kare kose ziraba yakize tuza ubu wumvaga ko ngiye rero nari umuganga ariko rero ko narimo n'umukobwa mwiza sinkuvuye murakoze kumvura nese mu rugo ni he mu rugo ni muhakanya humeka kano kayaga gahumeke ndamuvuye n'impamo y'Imana nese ubigenje uti ndamuvuye gute se ko byaje byakunaniye kuva kare umva ngo ino nkwereke mu rugo mbe nkujyanye sibyo ntukangukwe ese ko numva uvuga wumvishijwe ijye kuntu rirangurura ukuntu njyewe ararivuze